Extra pressure, baby, when you wind up, oh. Very nice. You killing the boy, of course. You killing the boy, of course. You killing the boy, yeah. I have to put my life on pause and follow you where you're going. And if I make you my business, I suffer no loss. Cause I'm in love and it's showing, yeah. Don't stop. Hey, mumeze mute banyarwanda, aho muri hose manje kubasuhuza. Ni Shema Tatu, muhungu wanyu. Abanyakigali, amajyepfo, amajyaruguru, uburasirazuba n'urengera bwaryo, ndetse n'abadiaspora ndabasuhuje. Uyu munsi nzanye n'izindi mpano. Bro, zirenze kabisa. Ndi kumwe n'abajene babiri hano baratangira batwibwira mu buryo bwa gihanzi. Nimbisoma bwa gihanzi. Let's go. Yeah. Extra pressure, baby, when you wind up, oh. You killing the boy, of course. You killing the boy, of course. You killing the boy, yeah. Extra pressure, baby, when you wind up, oh. Very nice. You killing the boy, of course. You killing the boy, of course. You killing the boy, yeah. I have to put my life on pause and follow you where you're going. And if I make you my business, I suffer no loss. Cause I'm in love and it's showing, yeah. Don't stop, can't separate, baby, no. Keep me away, I put you on top. Pretty guy, I put the leaf for. When you got extra pressure, baby, when you wind up, oh. You killing the boy, of course. You killing the boy, of course. You killing the boy, yeah. Extra pressure, baby, when you wind up, oh. You killing the boy, of course. You killing the boy, of course. You killing the boy, yeah. Hey, ibintu se ko munateri uze kuza kora abanyarwanda. Rero ngewe mu minsi ishize nahuye n'impano ndavuga ibintu ntago bishoboka. Uriya mujene yankubise voice. Ndavuga ino nago nabyihirira ngomba kubyereka abanyarwanda nabo bakayibona bakajudginga. So ruhande rwanjye hano ibumoso habanza ndi kumwe n'umujene twa JP Acoustic Man. Uyu mujene twarakuranye twarariranwe nago ari iby'uyu munsi. Atangira gitari za 2014 2013 gutyo twari turi kumwe kuko yagerageje no kunyigisha biranga. Jeff yagerageje kunyigisha biranga tuza gushikana ko gitari yenge n'undi mujene twa Fist yiciye imirya. Urabyibuka man, urabyibuka. So first of all ndishimira iterambere rya bro. Ndishimira aho wavuye, ndishimira kuno azamuye umwuga wawe, ndishimira kuno bine bora bikunze. Sibyo? Courage. Njye mbona uduhighlights twawe twinshi, njye mbona imiziki yawe myinshi. Very talented bro. Mujene uri hirya aratwibwira bro meze biti? Meze fresh kabisa. Sana. Meze sana cyane. Amazina yawe nibuhanzi? Edin Hodali. Edin Hodali. Yeah, nangaho kabisa. Aha. Ubahaye utuye he? Mu rugo na mu Kiyovu. Ndo muhanzi nkora imiziki myiza cyane bakeneye kumva. Aha. None se Edin. Niki ushaka kubwira abanyarwanda? Batakuziho cyangwa se bakeneye kukumenya byihuse urumva magambo make. Umuntu utazi Edin ni umusore ushima Imana. Ni umuntu ukunda abantu, ni umuntu ushyira imbere inyungu z'abandi kurushize cyane. Why? Kubera yuko niko nakuze bantoza. Banyigisha yuko urukundo urarutanga wowe, then nawe ukarugarurirwa. Urere rukundo urimo kuvuga? Amen. Rw'umukobwa n'umuhungu? No, apana ibyo. Noze nagari ibyo umuntu. Okay, urukundo basi rw'umuntu. Yego. Ikindi nkaba n'umuhanzi mwiza cyane. Ibyo ngibyo kabisa. Wabitangiye ryari? Natangiye sofa 2021 ya. Ubu ni imyaka 4 iri gushira. Imyaka 4 iri gushira. Niki cyakubwiye ko ufite impano yo kuririmba? Twakoreye mu Code Dimanche turirimbira muri kwari z'abana. So ni inspiration yavuye ko nabyo bacu baririmba ariko
kuvuga ngo ubikomora ku babyeyi bawe. Yego, ninde wanyu umuririmbyi? Papa wawe, mama wawe? Baririmba bose muri Bose? korali. Baririmba. Wow. So urumva muri secondaire niho hava impact ya danger ko najyaga ndirimba abana bakabaza man why can't you do this. So ndagerageza biza kumvira muri ikintu cyiza ko indirimbo ya mbere nakoze ndabyibuka. Umugabo bita Jay Skizzo Mipango. JJJ. Shout out kabisa. Yumvisha audio arambwira ati Peti ngiye gukora video kabisa. Wow. Ankora video gutyo nuko je yatangiye. Yeah, for free. Very nice. Ndi muri secondaire kabisa. Man, ngabana dukeneye muri industry yacu umuntu ubona tara nkingiyi akifuza kwisupportinga bro, sibyo? Akagira ikintu ayikoraho, akamutera courage, sibyo? Kuko ikintu cyamenye maze kumenya ku bahanzi nyarwanda bacika intege kandi nitwe tubaca intege, sibyo? Utamwetse ko umushyigikiye, utamwetse ko hari ikintu avuze, acika intege vuba vuba. So Eden, ni ujya muri studio bwa mbere hari ryari? Ni muri uwo mwaka 2021 ndabyuka ndi muri secondaire twaragatarutse bisanzwe turakarenga. Naye ndi kumwe n'umuhungu wanjye bita Rodi nawe ni umuhanzi mwiza cyane. So turakarenga dufite producer wacu bita Killer Sound, uwo wasigaye yitwa Kuba. Kuba ndamuzi. Kuba rero so twarasohotse tujya gukora iyo ndirimbo ko nayo nayanditse. Ndari codinga ntabwo byari byoroshye ariko nari codinze wana ntabwo byanangoye cyane. Ntabwo experience igoye cyane. Yeah. So Eden, ni iki kimbogamizi kuri wowe mu muziki wawe, sibyo? Kuko ndakeka ushaka kuri mushyashya mu maso y'abanyarwanda, sibyo? Kandi ufite imiziki. Niye mbogamizi uhura nayo ku buryo nyine impano yawe abanyarwanda batayibona cyangwa se n'abandi bantu batayibona? Niye mbogamizi? Nta bintu byinshi. Cyambere is matter of time, ni igihe kiba kitaragera I believe. Ikindi n'abantu badupushinga mu buryo buri finance. Ngiye ndimo nikorana ubu ngubu, so ntago mfite ubushobozi bwo kuba nakora. Ugize indirimbo zingahe? Ni indirimbo 3. Wow. Iya mbere wahereho yari iyihe? Bayita Nyorohera, niyo nasoye bwa mbere. Twayikubita? Yeah, it's fine. Wow. Twagiye. Tugende? Sonje Nyorohera. Yeah. Paje z'imituku nazo mfite ubwoba bw'ubucuti bwawe n'ubuzima. Maze iminsi babihora gatatu y'unyabutare ntacyo rima marira. Harya ngo ukumbuye gusohoka gahunda kumara n'utwo rusaro yangabi. Harya ngo ukumbuye binyaje ubuzima ndimo niba unyemerera. Sonje Nyorohera imbere ya ruruzi runini yazo kanunyonyo kabiriza abanyakigali none utazizisha. Wow. Kuri njyewe waransinze kabisa. Gutsindwa mvuga impano yawe narayemeye. JP niyo muntu wakunyumvishije bwa mbere. Arabizi voice note namuhaye, sibyo? Ngiye naremeye kabisa. Muhanga kandi courage kabisa. Nakaye kantu kandi wamukubita se akakajyamo. Kuko ubu ni ukuvuga make impano zikigaragaza tukaririmba byinshi, sibyo? Bisaba kwijijisha cyangwa se kwirengagiza kutabona ko tuberanye. Nguruyu kikuru urumuri mu mwijima uko niko tuberanye. Ndakubona gaheduka mu mboni zawe nkibona simbona aho tutaniye.
baby uri inshuti magara kandi biragaragara na kimenyetso nkeneye ese ninde watinyuka ngambwire ko tutaberanye baby ko tutaberanye twembi ese ninde watinyuka ngambwire ko nakubereye baby kutambereye baby nakuwaza from sunlight irikaenga thinking about you my baby and I got that from my baby baba mwega mugomba guca urubanza sibyo nimba iyi mpano tugomba kwisigira cyangwa se tugomba kwita ibishimwe siko bimeze ko bimeze kabisa none se Eden kuva watangira umuziki kugeza n'ino saha nihe impinduka urimo kubona impinduka zirahari dore nuko kundu yari imeze mbese ko bimeze ubu ngubu byibuze abantu batangiye kutwumva batangiye kubirivinga mu bintu byacu iyo nsohoye indirimbo ikagira 150 mbona ko nyine ari ejo hazaza hari nihe ndirimbo muri izo ngizo eshatu sibyo wowe ubwawe ubona ko yazamutse cyane bigutunga cyangwa se ifite imibare iri hejuru kurusha izindi ni indirimbo bita harya ngo urankunda nayikoranye na Ivan Impano yego siko ndirimbo nyizi ko bite twumve Then in that beauty let's go. I wanna make it clear, baby, cause I got when you mishia. The moody love iri weird, niko bimeze, ibingibi simishiha. Every day manwana no kukwatsa, gusa wowe ukabifata nko kucyatsa. Ugushaka wese murapanga, nabikubaza ukabigira amabanga. Shahura mbabaza, mupenzi wangu ukamaramo imbaraga. Yeah, gusa ntibyakomeza, baby I don't wanna stay anymore. Harya ngo urankunda, yafite liste y'abajama banakwifunga. Ushaka kumfata kunda, ukunda cash ufite n'ukuntu njya nifunga. None ngo urankunda, twarabamenye baby, twarabamenye twarabamenye ukunda ibihiye, twarabamenye. Every time you ndi broke, weekend naga pro ntabwo unyikoza. Uyu mutima na remote ngo ngabanyize stress byo ndabyihoza. Wamenyereje kugenda utavuze, sukubeshya uku niko wagize. Ndabi uru rukundo ruhatereza runyihagize. Shahura mbabaza, mupenzi wangu ukamaramo imbaraga. Yeah, gusa ntibyakomeza, baby I don't wanna stay anymore. Yeah, harya ngo urankunda, yafite liste y'abajama banakwifunga. Ushaka kumfata kunda, ukunda cash ufite n'ukuntu njya nifunga. None ngo urankunda, twarabamenye baby, twarabamenye twarabamenye baby, twarabamenye. ndimbo ko uyitangiye nkahita mbona amarangamutima arazamutse cyane. Ni true story? Yeah, ni true story man. Yandi yawe big time, ni true story kabisa kandi yambayeho. Dagenze gute? Sha urumva hari muri lockdown, muri ya minsi rero nari mfite utuntu nakoraga, nabona kudufaranga, so nari umuje no gusa neza robizi tudupostinga kiro nyinshi kuri internet. Hari umukobwa rero wankunze kuri internet aranyandikira, tumenyana gutyo, noneho tuje guhuza nza kubona ko nyine ntago yakunze Eden,
w'indani yakunze Eden w'inyuma uburyo nsa uburyo mbona nyambariye iki personality yanjye niwe ntago byahuye nza gusanga nyine twarababeyi akenshi indirimbo ngizi z'ama true story zikunze kuba nziza kuko na nyirayo yagiye kuririmba utubona amarangamutima araje so none se Eden n'uyu muhanzi mu Rwanda ufata nk'icyitegererezo cyangwa se wumva wifuza ko watera mu kirenge iki cyangwa se ko bamurengaho amahanzi wo mu Rwanda se ni benshi tu kuko ngiye kunteye ntago mfata ngo principal ngo uyu nguyu n'uyu ko buri muntu agira downfall ziwe hari igihe ejo ukora ikintu kitameze fresh ejo ukora kimeze fresh so rero nyine ngendera ku cyo wakoze tu ejo nshaka ko ndi kunde ngiye nkunda imbiyanga ntago nkunda umuhanzi nkunda igihangano cyawe nkakunda ibyo uri gukora ariko kuko abantu turatanga tumeze dufite ukuntu duteye bitakwemera kuba nkunda wese hari fails I'm bafite hari n'ibyiza byanjye ngendera ku byiza byawe nkagenda afata ahantu hose bituma mba muntu nyine uri complete gerageza kuba complete kuko nafashe kuri Shema mfata kuri JP mfata kuri Sovio mbase hanyuma kugeza kuri no saha niki kimwe kiragupushinga kuba nyine ibintu wabigumamo sibyo kuko turezi ko no muziki ufitemo icantege byinshi sibyo wowe niki kintu kikurenza ibyo ngibyo ukavuga uti nubwo nakora ikintu abantu kiza abantu ntibagishime sibyo ariko nzi ko hari igihe kizagera abantu bakantega amatwi icyambere kimpushinga ni famille yanjye man famille yanjye mama wanjye papa wanjye abavandimwe banjye bavuze iki ku muziki wawe ikintu bavuze ni ikintu kinini cyane tu kuko ngomba kuba making a proud bagomba kuba proud niba ngo baragushyigikiye 100% banashyigikira cyane ababyeyi mushyigikira abana banyu mushyigikira abana banyu baze mu muziki ko umuziki first of all ni business sibyo ni business ikindi ni platform ishaka kuba yamugeza aho yifuza kugera kandi namwe mukaba proud ye uretse icyo ngicyo ikindi nuko dukeneye guhindura ubuzima dukeneye kugenda n'amaguru tukagira ukuntu tugenda kundi tukeneye kuva muri land road twagera urabyumva hari impamvu nyinshi tukeneye guhindura ubuzima kandi kuko n'isi birashoboka umuziki wabaye business ikindi cya nyuma kikaba urukundo dufitiye umuziki tu iyo umunsi byanze uravuga ati ndakomeza ngerageze tu ariko ikintu cya mbere ni business yego iyo ubasha gutekereza gutyo ko umuziki ari business ntabwo wanakunanira kuko business ifite ukuntu itangira sibyo igenda gake ikazagira igihe bigakunda nakaye kantu kandi wadukute se turimo turasoza twitegura gusoza onanana nibwira kakundi ikinya n'amarangamutima ninya mubonye kuri televiziyo n'uwayimena nkamusangayo mbona ifoto ye ku cyapa mutima wanjye urasimbuka mbuze ko mukunze bose bamurwa amenyo batinda umuti w'amenyo mvuze ko mukunze bose bamurwa amenyo batinda umuti w'amenyo baturiya ni misi yikundira abamista uriya ni atari yikundira abasitari baturiya ni misi yikundira abamista uriya ni atari nana bakomeje kunsha intege nkabitwara nk'ibitwenge batena n'umuntu ukuze no mu mudu none ngo wakunze misi wiki ati nta nubwo uzinzira igikikari none ngo wako baby mvuze ko mukunze bose bamurwa amenyo batinda umuti w'amenyo mvuze ko mukunze bose bamurwa amenyo batinda umuti w'amenyo baturiya ni misi ikundira abamista uriya ni hatari ikundira abasitari Eden
apa ari muziki ni akahe kazi kandi ukora? urangiye ndi umu videographer man. Kora video? Yeah, no creative videographer. Nkora ama commercials, ama adverts. Nuko ni muri senda bitameze fresh way teno ko tudafite ibikoresho ariko nibyo nkora tu. Yeah. Ugomba gukoresha Tattoo Studio akantu. Amen. Kabisa ugomba kudukorera akantu, ugomba kudukorera akantu kameze fresh. Nayabonye aho ngaho kabisa. Kameze fresh. Naye ndashyushye pe. So ibyo wende je ngibyo byo bigutunze n'umuziki sibyo? Uba wumva ibyo bintu ukora uyu munsi ari nk'iki gishobora kuba cyaguhagarika kuvuga ati ngiye mbivuyemo sibyo? Umuziki ndawuretse, video nzivuyemo sibyo? Nyine mbaye umuntu usanzwe. Usibye urupfu hano nta kindi pe. Urangerageje urupfu rwonyine atuma uvuga ngo we n'umuziki mwari mariye. Man, we abantu batazi umuziki nyine abafana bajya batwumva man. Umuziki bimeze nk'iki, ni addiction. Once ufite tara yawe uzi yuko shema ushobora kuba ufite impano yo kuririmba sibyo? Kangu urugero rworoshye. Turi muri same age sibyo? Uretse umuziki wenda ugiye gukora wenda design n'ibiki, ubaye umuntu wadandukiza amafaranga menshi cyane. Ejo ngiye nkagafata wenda sinjye n'amafaranga menshi kurusha, ariko iyo ngiye gukora show ibaze ko wicara ukabwira abantu uti uramuntu turaziranye, turi inshuti cyane, kandi nagwa ko kuva nago ko mati shema turaziranye. Nyambo umuziki rero sha kereka wenda nimpfa kandi Imana nayo mfite isezerano yuko n'amamaransengera gazurumva. Niki wasaba audience yumva muziki nyarwanda cyangwa se idukurikirana umunsi ku munsi sibyo? Niki kintu wayisaba wumva kikuri ku mutima? Ikintu cya mbere ndabanza mbwire all the fine ladies barabakobwa manje mudukunde pe, munkunde. Ndakunda ngo rishije kabakobwa bagukunda bonyine gusa, munkunde pe. Ndabanje nibwira abakobwa urivangira abakobwa munkunde pe sibyo? Uriya shema barabona bagukunze ampaye kaba kabaye bro. Ndakuvuga ngo niwe ushaka gufata umwanya wa Meddy. Oya nshaka gufata umwanya wa Edin. Urahari ari intebe ya Edin nkari. Irikumva urumva bankunde. Ikindi n'abajene nabo bangiye badukunde. Ikindi bagenda bakurikirana imiziki yanjye ni Edin Hodari, YouTube, audio platforms ahantu hose ni amazina amwe. Mudufollowing kuri IG, Twitter, Facebook, whatever kabisa. Kandi turabakunda cyane, tutafite ntago twaba dukuta kandi tubumvishe ubu uri we kabisa. Yeah, Jerusalem inkaya nami ilonda lose amenami sunga ngisingilana Jerusalem inkaya nami ilonda lose amenami sunga ngisingilana otibagika solo tapita solo ogidabina solo obizamine solo nabizawera bilo madiwera bilo nothing polo si polo ifabema bilabini oh ji londa lose ji londa lose amenami tunga ngisingilana Jerusalema inkaya nami ilonda lose amenami sunga ngisingilana. Nabyumvise ntago nabasondetse, ndakeka ko nabasondetse muri comment mujye mumbwira ibitekerezo byanyu
ukuntu bimeze. Ino ni episode ya mbere, ni umujene dutangiranye buri munsi episode. So jyaho ukore subscribe kuri Celebrities Africa podcast. Moko byumva? Tabyo. Ni ukuvuga ngo ugomba kujya ugafyonda nejo gafyonda kugira ngo bitagucika. So iki nabwira abajene babahanzi cyangwa se bafite impano, babuze ahantu batoborera, babuze muze mwerekana impano zanyu, nyandikira ujye kuri Celebs Rwanda cyangwa se Celebs Africa podcast, ujyeho no kwishema 3 wajya ukanyandikira message yawe nayibona, ukaza ukereka abanyarwanda ikintu ushoboye. So kora subscribe uyu munsi, usharing ino video nimba wayikunze, kandi like kugira ngo twagure umuryango. Izi mpano zigomba kujya hanze, zigomba kugaragara. Ntangiranye na Eden, ejo ndi kumwe na JP ejo azagaruka nawe dukora kandi kantu. Uyu mujene n'umuhanga, azi gucuranga, azi kuririmba, anafite n'imiziki ye. So afite imiziki myinshi, mujye kuri YouTube murebe bose, mukore subscribe kuko bano bajene ni abahanga. So episode ya mbere n'ahanga tuyirangirije uyu munsi, ibindi na hejo. Ciao, bye.